bacu, uri Uwiteka mu bazadukomokaho, uri Uwiteka, uri uw'ibihe byose, ntusaza, ntucuya, nturwara, ntucumbagira, uri Uwiteka. Haleluya. Sengeye ibyifuzo byose biraha. Bibiliya ivuze ngo mumwunamire, muvuge ngo amina. Kandi ngo abe ari we mutambira ibitambo. Muhe Imana ibitambo, mujye mutambira Imana ibitambo. Ibitambo mujyana mu bapfumu no mu barozi n'abakonikoni, mwagiye muha Imana ibitambo. Mwagiye mu Imana ibitambo, Imana ko mutaranayibona mukabizana tukayirira. Rega twe turira Imana. Twe turayirira da. Nturese ubu ngubu sindi kuyivugira. Hari Imana muruzi hano, sijye muruzi iri gucamo, mwabaye muti. Dore ko tuvuze ukuri nako mukuririraho, uko ni ukuri mvuze, kandi kwaca no muziko ntigushye, niyo kwamara mu kwezi ntikwashye. Abashumba banyu babayoboye bagiye kwicwa n'inzara, mufite ibiryo mumena, mufite ibimodoka nka 5 muparitse mu rupango, abashumba banyu moto zibaciye umugongo, twagera ngo ni mu mutambira ibitambo, mukazana ibintu by'ubukaceri nabi. Haleluya. Nubundi ugiye kubasubiza warabatabaye, habanje ubutabazi, none agiye koza ibisubizo. Mana we, ayaya. Ndagushimiye, abana baracyahari, iyi nda yajya mu mwana, abantu bari hano bategereje abana, mbahesheje gutwita mu buryo bwihuse, mu buryo butunguranye. Abarozwe ndabarogowe, abazinzwe ndabazinguye, abo bangije mbakuyeho uwo mwuka, amagambo mabi babwiwe nyabahanaguyeho, mivumo bavumwe nyihinduye umugisha mu izina rya Yesu. Sengeye abakobwa barengeje imyaka yo gushaka, nimba hari n'ibyo bakozweho mbihinduye ubusa, nimba hari n'imidongero bakoze ndatura ijambo ryo gushaka, natuye ubukwe, mariage. Nimba ari naho bamanitswe ndabamanuye mu izina rya Yesu. Ndasabira abanyantege nke kuzura imbaraga, wahanuraga bugatinda atangira hanure buke bisohora, muteretse mu mavuta ya ejo nk'iki gihe, indengo y'ifi izagura shekeri imwe, hari no mavuta muteretsemo mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze, yego, habwa icyubahiro, izina ryawe ndihaye icyubahiro, nibyo urakoze Yesu we, urakoze. Sengeye abagabo babuze uko bagira, bafite ibibazo, bameze nk'ababuriye amajambo mu ngo zabo, batabare Mana, tabara aba bagabo bagira ijambo, bongere batunga amajana atunguranye. Nibyo mutungo wamubaza 100 bibona atiriwe asohoka, yego biremwe nonaha, urakoze. Haleluya. Sengeye ingendo zibanye, ndazibanuye, abantu nibagende mu izina rya Yesu. Haleluya. Amina. Mu izina rya Yesu sengeye abana bananiye ababyeyi babo guhera aka kanya, nkuko kunanirana ndawurangije izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Umwuka w'umwiryane mu ngo ndawurangije mu izina rya Yesu. Icyawuzanye kiwusubirane mu izina rya Yesu. Abarwayi barwaye indwara z'uburyo bwose aka kanya nzitegetse gukira, misonga mu mibiri iceceke, yego nibyo, ni indwara z'amaberane zibigenderemo mu izina rya Yesu. Urakoze, urakoze. Bana natwe muri uyu mwanya kugeza dushoje mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Mana muyimpera icyubahiro muherereye hose, ndikumva mfite ibihe byiza cyane. Ariko buriya umusinzi asinda bitewe n'akabari yanywereyemo cyangwa nizo yanyweye, n'umunyamasengesho afashwa bitewe n'ibiharimo. Mfite ibihe byiza pe, si ukubabeshya, ndikumva mfite ibihe byiza. Hanyuma ndagira ngo twakirane abantu mwese mugeze hano, mwiyumve mikaze, yego mwiyumve mikaze, mwiyumve mikaze. Ndabakire mu izina rya Yesu. Abarimo hano badusuhuza bandika ibyifuzo mukomeze mu byandike, ibi mukanya ndaje mbisengere. Nakiriye abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, nakiriye abari muri Afrika yose, nakiriye abari Burayi, mbega abantu mwese muterana muri Burayi turabakiriye mugubwe neza.
uyu ni wa mwanya turimo ukwezi kwa munani, ukwezi kw'imbaraga z'umwami. Tumaze amezi 8 ahangaha turi imbere y'Imana. Imana tubwira ibintu ikabikora, nibyo itarakora igiye kubikora. Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Tumaze imisi tuganira ku makuru yo mu gitabo cy'abacamanza, amakuru ya Samusoni. Tumaze imisi tuyavuga, ariko umunsi tugiye kwimuka tujye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 17 umurongo wa 36. Aho niho tugiye kuganira amagambo y'Imana aryoshye cyane. Turi mu kwezi kw'imbaraga z'umwami, aho Imana igiye gukoresha imbaraga zayo igatabara abantu, aho ibintu byigize hanga harya hagiye gukora imbaraga. Donc hagiye gukora ikintu cyitwa imbaraga nizo zigiye gukora. Haravuze ngo igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 17 umurongo wa 36, muze kureba uko havuze. Mvuga ukuntu iri jambo riryoshye. Haravuze ngo ahubwo Uwiteka wabakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko yagirije, abari we mwubaha mujye mumwunamira, kandi abe ari we mutambira ibitambo. Kadusubiremo. Haleluya. Ahubwo Uwiteka wabakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko yagirije, abari we mwubaha mujye mumwunamira, kandi abari we mutambira ibitambo. Ndashaka ko tubanza tukavuga ku izina ryitwa Uwiteka. Haleluya. Ubundi hari ukuntu Uwiteka aramuka nawe ajyaramuka. Haleluya. Nawe ajyaramuka bitewe nuko aje gukora. Nawe hari ukuntu ajyaramuka. Hari umunsi yaramutse ameze nk'umuntu ufite umujinya, abwira Mose ati genda ubwire Farawo ngo ndiwe, ndiho, ndi Uwiteka. Hari amazina yiyise, hari n'amazina yiswe bitewe nuko yakoze. Hari uwamwise Adonai, hari uwamwise El Shaddai, hari uwamwise Ya, hari uwamwise Jehovah Nisi, hari uwamwumva afite amazina menshi. Hari uwamwise Sabaota, Imana imara inyota. Hari uwamwise izina bitewe nuko ayaje, Imana ikiza. Imana ifite amazina menshi cyane. Aha rero ngo ni Uwiteka. Ahubwo Uwiteka wabakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi. Tumaze imisi dusoma mukumva hajeho nyinshi, imbaraga nyinshi, ko kantu ka nyinshi, nyinshi. Uwiteka rero ni izina ryiza, ni izina rikomeye. Uwiteka Imana ikiza, Uwiteka Imana ikora, Uwiteka Imana itabara, Uwiteka Imana irenganura, Uwiteka Imana igabura. Yesu we. Uwiteka bivuze ngo yabayeho, ariho, azahoraho. N'Uwiteka ryose. C'est tout. Muvuga ngo amen. Hanyuma rero wabakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi. Gukurayo, ubanze wumve, gukurayo hari ikintu kibibanjinziriza. Habanza umuteguro. Ntabwo Uwiteka akora atateguye. Nubona natinza ari gutegura. Haleluya. Ari gutegura, ntajya akora ibintu ahubutse. Arategura kuko nta squata. Ubundi umuntu wateguye ntajya squata. Uwiteka wabakuje mu Egiputa imbaraga nyinshi. Wabakuje bivuze ngo iki? Ko hari ahantu agiye kugukura. Ndafashijwe. Hari ahantu agiye kunkura, hari ahantu agiye kugukura. Tangira ari kubyature ahantu ugiye kuva. Wabakuje donc uburyo yabakuje ntabwo yabakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi. Aha ndahatinda. Yabakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi. Arana agiye kugukura. Agiye kugukura mu bushomeri akoresheje imbaraga nyinshi. Haleluya. We akoresheje imbaraga nyinshi. Agiye kugukura mu busiribateri akoresheje imbaraga nyinshi. Turi mu kwezi kw'imbaraga z'umwami. Utandukanye imbaraga z'umwami n'imbaraga zo muri gym.
bitandukanye. Tandukanye izi mbaraga zigiye gukora, ntabwo ari zimwe bavuga mu magambo, ni imbaraga zikora, zigiye gukora. Yabakuje mu Egiputa imbaraga nyinshi, agiye kugukuza mu bugumba imbaraga nyinshi. Ubundi hari ukuntu ashyiraho nyinshi bitewe n'uburyo ashaka guhabya ibintu byakuzengereje, bitewe n'uburyo ashaka kwihaniza ako kantu nakora akagira nk'akamukundira. Hari igihe agwa igisubizo yashyizeho no kwihaniza, kandi akagusubiza hari n'abantu bahasize ubuzima, akaba n'igihe gusubiriza mu maso yabo akabarisha isheni, azikurisha abantu isheni. Na Dawidi yabyiryaga aguramo ati jyewe ntunganyiriza n'ameza hagati y'abanzi, nkarya bahekenye. Urumva neza? Ugahita bazenga. Kera hari uwo twiganaga yitwaga Mpitabazenga. Hari igihe Imana iguha ibisubizo bya Mpitabazenga, ugatambukana imodoka bati siye, nimba atari yese ni yawe, cyo mwamwigira n'ibiki? Nguriya mugabo ngo nuwe se, nuwe nyine, ibintu mwa murimo n'ibiki? Nguriya nzu ngo siye, ni yasoze niye. Herega ibi bintu mugiye kubijyaho impaka mu Misiri imbere, ibisubizo bigiye kuza, kuko Uwiteka agiye gukoresha imbaraga nyinshi. Ariko umuntu uri hano afite ukwizera cyangwa ari kugereranya amagambo amva mu kanwa n'ay'abantu. Reka nanjye ndumva nahinduriwe muri no minsi Uwiteka ari kunyuzamo ibintu biremereye. Ngo yabakuje imbaraga nyinshi. Hari ukuntu Uwiteka ajya akoresha imbaraga akaba n'igihe aramuka gukoresha nyinshi. Aleluya! Ku kwezi kw'imbaraga z'umwami hagiye gukora imbaraga nyinshi. Wabakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi, dore uko Uwiteka agiye kugukura muri ubwo bushomeri akoresheje imbaraga nyinshi, mu rwego n'urubyihisha inyuma atakontorore. Dore uko Uwiteka agiye kugukura muri ubwo buzima buciriritse akoresheje imbaraga nyinshi. Dore uko Uwiteka agiye kugukura muri icyo gihugu akakujyana mu gihugu wagusezeranije akoresheje imbaraga nyinshi. Kuko aramutse adakoresheje imbaraga nyinshi, abantu bibareye kuri ayo madosiye yawe, hari abayashinzeho amashingu yabo. We ashinga ishingu neza, aravuga ati ntabwo tuzamusinyira. Ariko Uwiteka agiye kubikoresha imbaraga nyinshi. Icyampa aba bantu turi guterana umunsi bakaba bafite ukwizera, kuko genda bafite ukwizera kungana nk'ikibuto cya voka. Hari kuntu Uwiteka bikoresha imbaraga nyinshi atitaye ku bantu babibyihisha inyuma bakwicira dosiye, ariko akabikoresha imbaraga nyinshi mu rwego basigara basubiranamo. Ariko watabawe, komera Imana amashyi menshi cyane. Imana ishimwe. Kakanuka imbaraga nyinshi mufashe kukumva neza. Yabakuje, hari hano Uwiteka agiye kugukura akoresheje imbaraga nyinshi. Aragukura mu bukoda akoresheje imbaraga nyinshi. Wenda inzara yubaka mu minota 2, ariko akoresha imbaraga nyinshi. Haleluya! Arakoresha imbaraga nyinshi. Wenda ushobora kubaka etaje mu minsi 15 kubera ko agiye gukora imbaraga nyinshi. Haleluya! Imbaraga nyinshi. Uwiteka aragukura iwanyu akoresheje imbaraga nyinshi, kuko abakuzinze ni benshi, baranabibetingiye n'ibimenyetso nawe uri kubyumva mu mubiri. Kandi ko kureba imyaka umaze nta nukubwira ngo jotembe. Bakoresheje imbaraga, ariko Uwiteka agiye gukoresha nyinshi, agiye kugukuza imbaraga nyinshi. Vayo mu izina rya Yesu. Uwiteka agiye kugukura mu madeni akoresheje imbaraga nyinshi. Vayo, agukuyeyo. Mana ishimwe, Mana ishimwe cyane. Uwiteka arebye uburyo Abisirayeli bagorewe kwa Farawo. Abanyegiputa babazengereje, babujije epfo, babuza no haruguru, bababuza uburyo, icyo bita kubuzwa uburyo, cyo bita kwishaka ukiburura umuntu w'umugabo, cyo bita kurindagira warize. Umuntu yakubaze izina ryawe mu Cyongereza uti ni ibiro 5, akubaje ati what is your name, ngo ni ibiro 5. Kubera iki? Waracanganyukiwe. Gezo bakubaza ngo urashaka ko nkugirira nte, ngo nkizo ndantangamo. Waracanganyukiwe. Ariko wacanganyukirwa wagira hari imbaraga nyinshi zije kugukurayo. Muvugire ngo amina. Hari imbaraga nyinshi zije kugukurayo. Mana ishimwe cyane. Iryo jambo ryakire nk'ubuhanuzi. Ubundi Bibiliya nibwo buhanuzi butanavangiye. Kandi iri jambo Uwiteka agiye kuriherekesha imbaraga nyinshi. Uryizereremo, wizerere muri iri jambo. Uwiteka agiye kugukuza imbaraga nyinshi. Arangije aravuga ati Farawo, we uko biri kose wabahinduye ingaruzwa muheto zawe. Warangije kubagaragariza nkaho kugaragara mu maso ye bwoko bwanjye nkaho nahari. Ubundi hari Uwiteka ugira ngo yaramutse yifashe nko mu biyunguyungu gutya, kavuga ati ubundi iyo umuntu ashaka gukora agashya yifata atya.
wifata utya rwose nk'agakombe k'abana, kabireba gutya ngo arabireba arabyitegereza yumva kuniha ku bwoko bwe, aravuga ati Farawo ageze mu rwego abona ko ntagitabara ubwoko bwanjye, abonye ntinzagira ngo sinzabutabara, henganze nkwereke, hinganze ntegura imbaraga nyinshi, ndabakuzayo imbaraga nyinshi, nkurikije amaboko abafashe, kuboko kwa Farawo narakuvunnye aragumya akuranega, ariko nje kukurangiza, nje kukumanyura no gusiga nje kukumanyura, kuko ndi Uwiteka ufite imbaraga nyinshi. Farawo wararengera ufata ubwoko bwanjye nko budafite umurengezi, fata ubwoko bwanjye nko butagira umutabazi. Farawo urakabije, ibi bintu urakabije rwose, urakabije cyane Farawo we. None rero Farawo, ndahaje ndi Uwiteka, ndabanza nohereza ingabo, ndabanza nagucange, gucangisha ibikeri, gucangisha ibibugu, kungugu nkuhindura inda. Harabanza yohereza imbaraga. Farawo agira ngo Uwiteka arashiriwe. Uzi ko Farawo yabonye afashe ubwoko bw'Imana abushoreye burimo bwerekeza ku nyanja, akagira ngo Uwiteka yarashiriwe nta kindi kintu cya danje yibitseho, ariko ari ibitswa gahunda gukoresha imbaraga nyinshi zo kubicira mu nyanja, akabaniga, kabanigisha amazi, akabahonda, kabanigisha amabuye abamanuye muri nyina w'isi. Yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abavane kwa Farawo. Turamushimiye nahabwe icyubahiro. Izo nizo mbaraga nyinshi agiye gukoresha kugira ngo agukure mu kibazo. Tangira utegura amashimwe, tangira wige kuririmba. Nawe ugiye guhimba indirimbo iri hirya y'uwavuze ngo Imana iraduteturuye, nawe hirya ugiye gushyiraho igitero. Hari ibitero nawe ugiye gushyiramo. Imana ihabwe icyubahiro. Uwiteka agiye kugukuzaho imbaraga nyinshi cyane. None aranavuze Uwiteka Nyiringabo ngo abe ari we mwubaha. Urumva neza? Mumwubahe. Bantu muri hano mutegetswe, ni itegeko, mutegetswe kubaha Imana. Kubitaragutabara ntibivuze kuyubahuka, kubitaraguha ntibivuze kujya kwiha ukoresheje ubusambanyi cyangwa ubwesikoro. Muyubahe, mu bigeragezo murimo muyubahe. Muri yaravuze ngo yubahe nawe izakubahisha, yikorere nawe izaguhemba. Uyubahe Imana, uyubahe. Kubitinze kuguha ntibivuze kujya kwiha ukoresheje kugusambana, ukoresheje kwesikoroka, ukoresheje uriwe, ukoresheje titire. Uyubahe. Na Yobu yakomeje kuyubaha. Abana bagiye, ingamiya zigiye, amafaranga agiye, umugore amusuzuguye, inshuti eshatu zitangiye kumuca amazi, akomeza kuyubahisha no mu magambo, akajya avuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Mutima wanjye uramarwa n'urukombozi. Muyubahe. Ubahiye Imana, wiyubahuka. Wibona ishitamba ngo uturwari wambaye, wibona umugabo ujojoba amafaranga ariko kwambura ubugingo. Yubahe. Ubahiye Imana, nyubahiriye Imana. Kandi ejo bundi narababwiye abakora Zoom ngo ikintu cyose utunze jya ugaragaza aho cyavuye, ntugatunga ikintu kidafite ubuhamya. Utunga ikintu gifite ubuhamya. Uduha ubuhamya bw'imodoka ufite, sibyo? Uduha ubuhamya bw'inzu ufite. Hari abantu bafite ibintu ariko batavuga ubuhamya bwaho byavuye, biteye isoni kuvuga aho byaturutse. Muyubahe niko Uwiteka avuze, kandi aravuze ngo mujye mumwunamira. Mujye mumwunamira, niwe Mana yo kunamirwa. Ino nabonye abantu bunamira abandi. Umuntu agasoma Bibiliya akananirwa kwisobanura, ahubwo agafata iminota 30 yo gusobanura nyiri urusengero. Umuntu agahagarara ku gatuti aho kuvuga Imana agafata iminota 40 yo kuvuga abantu. Umuntu akababonye amahirwe kuri YouTube channel aho kugira ngo Matayo nturayirangiza, ibyakozwe n'intumwa nturabirangiza. Urumva neza? Ariko ubonye umwanya wo kuvuga, unaniwe kunamira Imana, uri kunamira abantu, uri kuvuga abantu. Abantu uri kuvuga ni intwari. Hano hagiye muvuga n'abantu babaye intwari. Kibuze mukajya mutubwira abantu babaye intwari, ukavuga utuyu nguyu iyo Bibiliya icyandikwa twari kumushakira umurongo mu byakozwe n'intwari kujyamo. Mwagiye muvuga ubutwari bw'abantu, nimuvuga ubugwari bw'abantu. Hino hatewe mwo kuvuga ubugwari bw'abantu. Dukeneye n'ubutwari bw'abantu, busa nta bantu b'intwari bahari. Murindiriye ko bazagira ubugwari mukabona kubavuga. Mwavuze n'ubutwari bwabo, usibye ko kizira kuvuga intwari kiriho, intwari ari yagiye. None se intwari zagiye kuzivuga byibuze zashize zarangiye. Imana iravuze, Bibiliya iravuze ngo mumwunamire, muvuge ngo amina. Kandi ngo abe ari we
ibitambo, mujye mutambira Imana ibitambo. Ibitambo mujyana mu bapfumu no mu barozi n'abakonikoni, mwagiye muha Imana ibitambo. Mwagiye mu Imana ibitambo, Imana ko mutaranayibona mukabizana tukayirira. Rega twe turira Imana, twe turayirira da. Nturese ubu ngubu sindi kuyivugira. Hari Imana muruzi hano, sijye muruzi iri gucamo, mwabaye muti. Dore ko tuvuze ukuri nako mukuririraho, uko ni ukuri mvuze, kandi kwaca no muziko ntigushe, niyo kwamara mu kwezi ntikwashye. Abashumba banyu babayoboye bagiye kwicwa n'inzara, mufite ibiryo mumena, mufite ibimodoka nka 5 muparitse mu rupango. Abashumba banyu moto zibaciye umugongo, twagera ngo ni mu mutambira ibitambo, mukazana ibintu by'ubukaceri Imana cyane n'abasengere. Abantu mukunda aho bababwira ibintu bitazasohorera abavuzira bavuvu yansomye igize gute, aha rwose ntabwo uzahakura. Ahangaha uzagera wige kwisengera, aho uzagera wige ijambo, aho uzahagera usenge, aho uzahagera ugira ibihe byiza muri wowe ubyiyumvemo. Kandi ikindi, niwumva bitanavamo kumva ntibihura, ntabwo ari itegeko kwitsindagira. Aha imirongo irafunguye, imiryango ahandi hose irafunguye, ariko ndagushishikariza kubaha Imana. Aho uzajya hose uzubaha Imana, uyunamire, uyitambire ibitambo. Itambira ibitambo. Ibitambo byabaye bikeya bituma insengero bazifunga, babayoboye muri abakiri mwimenamo. None abapasiteri babuze hepfo no haruguru barayoboye abakiri. None muri cengo muteraniye online, mwasanye amapave mukazana amakaro, mukajya kubaka inzu y'Imana, mukajya mu nzu y'Imana ngo muzateranira online. Ubwo se n'abantu babiri hano ndi kurondora mu mwuka sindi kubabona. Ibitambo mutambira Uwiteka ibitambo. Mani tugirira neza cyane. Tugiye gusenga, saha zirageze, turagira ngo dusengere ibi byifuzo. Tuzakomeza ejo tuganira ijambo ry'Imana kandi dusengera n'ibyifuzo duhimbaza n'Imana. Hano ni mu cyumba cy'amasengesho, kuko tuhava duhita dukomeza tujya kuri Zoom, aho Uwiteka akora ibitangaza, aho Uwiteka ari gukora ibikomeye bitarondoreka, aho turi kubona Imana irengera abantu bayitabara. Tugiye gusenga Imana. Cyifuzo wanditse n'icyo utanditse uhawe umwanya wo kugisengera uherereye hose. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Mana ishobora byose, turagushimiye ko ugiye gukuza abantu aho bari ukoresheje imbaraga nyinshi. Abashomeri ugiye kubakuza imbaraga nyinshi, abarwayi ugiye kubakuza imbaraga nyinshi, ingombo ugiye kuzikuza imbaraga nyinshi, abagume ugiye kubakuza imbaraga nyinshi. Abaheze mu mahanga ugiye kubakuza imbaraga nyinshi. Igisubizo cyacu cyaheze mu biganza by'abantu ugiye kugikuza imbaraga nyinshi. Haleluya, haleluya, zina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye kuri Imana ikora kandi uri Imana idakomwa mu nkokora. Nibyo ibintu ugiye gukora, ni ibintu ugiye gukoresha imbaraga zawe nyinshi. Umuntu wese wateraniye hano kuri iki gicaniro, uko angana kose, uko asa kose, aho asengera hose, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Byifuzo yazanye ndatura ibisubizo. Tabara ubwoko bwawe, tabara intama zawe mu izina rya Yesu. Ngibi byifuzo twabizanye, watubwiye ijambo ryiza, utubwira kuri Uwiteka uko twavutsure ni kuri, tutarabaho wari Uwiteka, tubayeho urakomeza ubu Uwiteka, tuzanasaza uri Uwiteka, nidupfa uzakomeza ubu Uwiteka. Haleluya, uri Uwiteka mu bana bacu, uri Uwiteka mu bazadukomokaho, uri Uwiteka, uri uw'ibihe byose, ntusaza, ntucuya, nturwara, ntucumbagira, uri Uwiteka. Haleluya. Sengeye ibyifuzo byose biraha, ugiye kubakuzaho imbaraga nyinshi. Nabo bamanitse urabamanuza imbaraga nyinshi, nabo banze urakoresha imbaraga nyinshi bakundwe. Yego n'ibyapfuye urabizura ukoresheje imbaraga nyinshi. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko. Haleluya. Kiganza cyawe gikoze ku muntu wari we wese. Ndatura umugisha aho batuye umuvumo, ndatura umugisha muri ibi biganza bitajya byakira. Guhera uyu munsi mu kwizera mbihesheje kwakira mu izina rya Yesu. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana y'amaboko. Mbisenze nshima mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amena, amena, amena. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Twinjiye mu mwanya w'amatangazo, tubabwira ko itangazo rya mbere, Yesu ari umwami.
itangazo rya kabiri tugiye kujya kuri Zoom aho tugiye gusenga twese tugaragara. Iyo udafite umwanya wo kugaragaza video yawe wigumira hangaha kuri Zoom tuza twambaye nk'abantu baje gusenga, nta mpamvu yo